Yes, ngo burya cya gitaramo cya The Ben na Bruce Melody hari abayobozi bari bakigiyemo ngo bakice gisibangane n'ikizabe. Ese ibi byagenze gute? Ndagira ngo nkubwize ukuri ko hano kuri iyi channel nge nitwa Tsinda show, kora subscribe umenye abayobozi nyakubahwa perezida wa repubulika ashobora kuba yanafunga bitewe nuko kino gitaramo bari bagiye kugihagarika. Ibi bintu ngo byagenze gute? Hari abantu barwanira umuziki, hari abantu tuba dufite ifuhe ry'uyu muziki ko wazamuka, ko uyu muziki watera imbere, ariko ugasanga hari abayobozi bitwa ngo ni abayobozi b'igihugu cyacu, ugasanga ni abaminisitiri, ugasanga abo bantu bashobora kuba batamikwa bari mu kwaha k'umuhanzi icyamamare Bruce Melody. Ibyo bintu ngo byagenze gute? Guhera ku itariki 27 z'ukwezi kwa 12 niho hari kuba icyo bita sound check, ubwo abahanzi babiri bari gutangira gukora sound check, The Ben na Bruce Melody. Igitaramo cyabo cyangwa se n'ahandi hantu bataramira bakora icyo bita sound check mbere ho gatoya y'iminsi 2 kugira ngo igitaramo gitangire. Aya makuru abantu benshi ntago bigeze bayamenya, ariko niyo mpamvu kugira ngo wowe wakoze subscribe kuri YouTube channel yacu ubashe kumenya n'ibiki byabaye mbere ya kiriya gitaramo. Ese Kagame perezida wacu yarakaye bingana gute? N'abahe bayobozi bashobora kuba bari gushinjwa kwica kino gitaramo cya Bruce Melody bitewe nuko bamwe muri bano bayobozi ari abafana bakomeye ba Bruce Melody, bakaba banashora amafaranga muri Bruce Melody rwihishwa. Ibi bintu ndabivuga nubwo ashobora kubizira, banza ukore subscribe aho hasi, ariko twebwe tuzasakuriza ku mbuga nkoranyambaga. Ndabizi neza bamwe baravuga ntibumvwe, ariko ubu nicyo gihe ngo tubivuge. Umuziki nyarwanda turwanire, tuwushyiremo ishyaka, dushoremo imbaraga zacu zose uko dushoboye, kuko tuba dufite ifuhe kubona Uganda yarayoboye East Africa mu muziki, Tanzania ikaba iyoboye umuziki muri East Africa, Kenya yarabikoze. Abanyarwanda turindwanye, ahantu batuzi hose tugomba kurwana. Baratuzi muri Sudani, baratuzi muri Congo, baratuzi muri Central Africa. N'umuziki tugomba kuwurwanira, umuziki tukawuyobora. Ibi bintu rero nyakubahwa perezida wacu wa repubulika watwubakiye arena, yatwubakiye Canal Olympia, yatwubakiye ibikorwa remezo kugira ngo urubyiruko rwidagadure, abantu babashe gusabana, jeni zihure, twungurana ibitekerezo. Internet buri kuyikoresha ku buntu ibihumbi 2 gusa, uramara ukwezi ureba. Ibi ni ibintu abandi bantu badafite. Aya n'andi mahirwe dufite abandi batuye Afurika badafite. Waruzi ko internet muri Afurika mu Rwanda ari wowe ahantu honyine yoroshye cyane. Ako karagaciyemo kugira ngo mbanza mbumvishe kuntu hari abayobozi bashatse kwica kino gitaramo cya Bruce Melody na The Ben, cyangwa se iki gitaramo kikaba cyaba ariko abantu ntibazaze. Ngo byagenze gute rero? Iki gitaramo cyabaye ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 1 turi gutangira umwaka wa 2026. Ni ibintu byari bisanzwe kuko n'umwaka ushize The Ben yarabikoze, kandi byatanze umusaruro ku bahanzi bamwe bari gukeza uwo bita The Ben. Twavuga nk'umuhanzi y'amano, nta muntu n'umwe wari kuzabona impano y'amano yikoreye
imubyiga ituma atabyibuha. Yamana ni umwe mu bahanzi dufite mu Rwanda. Abandi bahanzi nubwo byagenda gute, Yamana yazura imitima y'abanyarwanda. Yamana yakubaka icyizere cy'umuziki nyarwanda. Ndabivuga ntacyo mba. Nta wundi muhanzi upcoming ushobora gukora nk'ibintu Yamana yakoze. Ku itariki 27 rero niho igitaramo cyari gupfira, ariko uwo bita The Ben na timu ye ngo bagenda bakomanga ku rugi rwa nyakubahwa perezida wa repubulika, baramutakira, bararira, baravuga ngo kubera iki mugiye gufata Visit Rwanda, mugafata Rwandeya, mugafata abahanzi b'abanyamahanga bo mu cyaro ngo baze bakora igitaramo muri arena, kandi turi abahanzi banini mu Rwanda, ngo muzanye ngo Sheshiya, ngo na Mavado, ngo nuko ngo yakoze ngo hitandirana. Ese bari abanyarwanda b'Inyaruguru baramuzi? Bari abanyarwanda bo muri Ngororero baramuzi? Ntabwo bamuzi. Ahubwo n'abayobozi bamwe na bamwe bagiye biga muri biriya bihugu bya Amerika n'ahandi, bakunda imiziki yabo, bagifite ya myumvire ngo ntabwo umuziki w'u Rwanda wari bwatera imbere kugera kuri level twafata ngo babranding Visit Rwanda, bamamaze Rwandeya, bamamaze parike z'ibihugu, bamamaze ibirunga byacu, urumva, bamamaze Kigali yacu. Kigali ni umujyi muri Afurika ukeye, nta muntu n'umwe wari bwase ngo abihakane. Ariko ndagira ngo nibwirire abayobozi, mbwira abanyarwanda, umuntu wese ukunda u Rwanda, umuntu wese urwanya umuziki nyarwanda, ndagira ngo nkubwire kuri kwibeshya. Nyakubahwa perezida wa repubulika n'abandi bayobozi bareba kure nibo bazanye ishuri ry'umuziki ku Nyundo. Umuziki ufite icyo uvuze mu bana b'u Rwanda. Twagiye tubona Nigeria yitereka, ifite abahanzi batatu bakomeye. Uwa mbere Davido waje agakora ibitangaza muri BK Arena hakuzura. Nyakubahwa Madamu Jeannette Kagame First Lady, icyo gitaramo wakigaragayemo. Haje gutaramira umuhanzi yitwa Burna Boy, yaraje arapfuka. Uwo narabona i Kigali ni Wizkid, ariko ntabwo byigize bihagarika ko abahanzi bagiye batandukanye bandi batabayeho. Rema yabayeho, Ayasta yabayeho, ndetse n'abandi bahanzi bande muri Nigeria bagiye babaho, kandi n'ubu baracyakora. Hagiye hakorwa ibintu byinshi bikomeye cyane, ariko mu Rwanda hari abayobozi bari kwica umuziki. Hari abahanzi bamwe na bamwe bari kwica umuziki, kandi bamwe na bamwe bumva bitwa ngo baranawize. Ibi bintu bishatse kuvuga iki? Ibi bintu bigaragaza iki? Shatse kuvuga ko niba hategurwa igitaramo ku itariki ya mbere, RDB n'abahagarariye Visit Rwanda, nye nagomba muri politike, mba mu myidagaduro. Imyidagaduro niyo ndimo kano kanya. Bagategura igitaramo bakazana abanyamahanga mu minsi yo gusoza umwaka, kandi bazi neza ko nyuma y'iminsi 3 hari igitaramo kigomba guhuza imbaga nyamwinshi.
uko ni ukubangamira igitaramo. Reka rero mbagezeho iyi nkuru y'ukuntu bano basore cyangwa se uyu mugabo The Ben atangaje ari igitangaza, abidizavinga kuyobora umuziki w'u Rwanda. Umusore yagiye arakomanga kwa nyakubahwa aravuga ati mwatugiriye impuhwe, k'igitaramo kimaze hafi ukwezi gihagaritse amaraso y'abanyarwanda, mukaba mugiye kuzana abanyamahanga ngo baje gutaramira abanyarwanda, ngo baje kubrandinga Visit Rwanda, ngo baje kwerekana Rwandeya. Kubera iki mutagirira icyizere abana banyu? Kubera iki mutagirira icyizere umuziki nyarwanda ko wabikora? Kubera iki bari kutubabaza gutya? Ese igitaramo cyaba ku itariki 27 aho tuzakorera sound check, azabera amarepetisiyo yagiye atandukanye. Ku itariki ya mbere tuze mu gitaramo tuzabona abantu. Kigali ni abasirimu, abantu bitabira ibitaramo ni abasirimu, ariko bano si abahanzi bakomeye twebwe dukeneye. Ikimenyimenyi baraje ariko ibintu bigenda nabi. Abana b'abakire ngo nibo bari batumiye Chinese n'amavado ngo kugira ngo baze bataramire i Kigali, baranishyuwe. Ibaze ko iyo nkuru itigize inanamenyekana, nta gitangazamakuru na kimwe kigize kibivugaho, nta mu YouTuber n'umwe wigize ubivugwaho, kubera ko igitaramo cya The Ben New Year Groove cyari cyagiye mu mitima y'abanyarwanda, cyacengeye mu maraso y'abanyarwanda. Icyo gitaramo nticyavugwa, cyavuzwe na punditi gusa, yakivuze naho birangiye. Ibi bintu bishatse kuvuga iki? Ibi bintu bishatse kwerekana iki? Ese aba bayobozi basebye bingana gute nyuma yo kubona Bike Arena yuzura? Basebye bingana gute babonye igitaramo kibaye? Basebye bingana gute nyakubahwa P wacu avuze ati biriya bintu ndi kubona ni ibiki? Abanyamakuru bamwe bavuga ati nyakubahwa perezida wa repubulika bamuhereza amakuru amwe namwe anyuranye n'ibiri ku mbuga nkoranyambaga, ariko bibagiwe ko nabo na perezida afite access ku mbuga nkoranyambaga, nawe arirebera. Ibaze ko yavuze ati biriya bintu ndi kubona ni ibiki? Bariya bahanzi ndi kubona ni ibiki? Ni perezida w'umujene ntigize mbona ahandi ku isi, kuko ibintu akorera urubyiruko biratangaje. Kora subscribe niba ushaka kuzajya umenya amakuru nk'aya agiye acukumbuye, amakuru nk'aya afite icyo avuze mu banyarwanda, amakuru afite icyo avuze kuri wowe. Waba uba mu myidagaduro waba utayibamo, ugomba kubimenya. Supporting umuhanzi, kora subscribe, umva amakuru uko ameze, igihugu uko kimeze. Mbere twajyaga tukabona abahanzi b'abanyamahanga ngo baje mu Rwanda bagakubita bakuzura, ariko ubu ngubu n'ibyishimo bikomeye, ni itsinzi ikomeye cyane yuko umuhanzi nyarwanda ari gufatwa agatemberana na nyakubahwa wa repubulika y'igihugu, nyakubahwa perezida wa repubulika y'igihugu bro, akicarana n'abahanzi bakaganira, bakamufasha mu bikorwa byo kwamamaza. Ntabwo twari tuzi ko ibi bintu bizigira bibaho, ariko umuhanzi n'ijisho ry'ibyishimo by'abanyarwanda, akora akazi gakomeye, aruhura abantu mu mutwe, abantu batuma bishima. Turi mu gihugu cyiza, tutagifite kwa kwifata, kwa kwigunga. Tugomba guserebura kuko twarabohowe. Nta mpamvu yo kugaragaza yuko abo bantu
bo hirya no hino ngo batumiwe ngo kuza kubrandinga igihugu. The Ben na Bruce Melody baramutse batangaje ngo duhurire mu birunga, sha ndakurahiye nta muntu n'umwe utajyayo. Bavuze ngo duhurire i Musanze tujye kureba ingagi, tujye kureba ahantu hose nyaburanga mu gihugu, ndakurahiye bose bajyayo. Ahubwo kutizera abahanzi bacu niko kabi, niko kantu kari kutwica. Mwakoze rero kudukurikirana, mwakoze kudutega amatwi. Ye nitwa Tsinda w'abatsinzi, Tsinda